Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Stark Muganga. Uyu munsi turakomeza mu biganiro tumaze iminsi tubagezaho. Ubushize twabagejejeho ikiganiro kivuga ku bijyanye no kuboneza urubyaro muri rusange. Uyu munsi noneho turibanda mu buryo bwihariye ku gapira. Agapira ko mu kuboko. Hari udupira tw'amoko abiri. Hari ako bita implano, hari nako bita jadele. Aho bitandukaniye nk'uko ubibona kuri ino foto, kamwe gafite agakoni kamwe, ni agakoni kamwe konyine. Ubwo ni implano kamwe k'imyaka 3, noneho ak'imyaka 5 tuba ari utuntu tumeze nk'udukoni tubiri. Noneho nuko ngo byombi bimeze kimwe, birimo n'imisemburo yenda kumera kimwe. Buriya muri jadele ak'imyaka 5 habamo umusemburo witwa levonorgestrel. Levonorgestrel umeze nka wa wundi uba muri twa tunini umuntu anywa yakoze imibonano n'ubundi. Umusemburo ariko ukaba urimo mu kigero gishobora kumara igihe kinini, kandi impamvu uba uri muri kariya gapira ni uko kawufasha kugenda usohoka ujya mu maraso gake gake, ku buryo ushobora kumara imyaka 5 ugisohoka kuri ritime yatuma umubiri ukomeza kwirinda. Kariya k'imyaka 3 ko ka implano ko kaba karimo umusemburo bita etonogestrel. Etonogestrel nawo umeze nk'uriya levonorgestrel, ariko ni kategori, donc ni muri generation imwe, ariko formule chimique zitandukanye, ariko nubwo zitandukanye byenda gukora kimwe. Rero ko gashobora ni umusemburo ujya mu maraso vuba ukaba washira vuba, akaba ariyo mpamvu ko kamara kenshi imyaka 3 yonyine. No kuvuga ngo implano naka imyaka 3 n'ubundi bagashyira mu kuboko, kaba ari agakoni kamwe, naho jadele naka imyaka 5 nako kajya mu kaboko, kaba ari imyaka tuba ari udukoni tubiri. Kudushyiramo twose badushyiramo kimwe. No kuvuga ngo ni utwo bita subdermal implants. Badushyira munsi gato y'uruhu. Ntabwo badushyira mu nyama cyangwa hepfo mu binure. Ni ukuvuga ngo ni akantu bagomba kwinjiza bakakarambika munsi neza y'uruhu. Ari nayo mpamvu iyo umudamu agafite, urebye hano ku kuboko ushobora kukabona kagaragara. Iyo katagaragara na gatoya, umuganga ashobora kuba yaragashyize kure. Ntabwo ari byiza ko kajya kure, kagomba kuba kari mu ruhu neza ahantu hagaragara. Wenda reka tubanze dusobanure bagashyiramo bate. Kugashyiramo ntabwo bibabaza. Niba bagiye kugashyira hano, hari agashinge bagutera k'ikinya, aho bagiye kukinjiriza bakabanza bakatera agashinge kugira ngo utaza kubyumva. Hanyuma kariya gapira kaba kari mu kamashini kabugenewe. Ako kamashini karanoroshye kugakoresha rwose. Ni akantu kameze nk'igishinge kinini, aho kinjirira harasongoye, noneho ka gapira kakaba karimo imbere. Winjizamo cya gishinge, n'ubundi kubera ko baba baguteye ikinya ntago kiri bukurye, kikinjiramo kikanyura neza munsi y'uruhu. Cyamara kugeramo hari akabuto bakanda, ka gapira kagahita gasigaramo cya kindi cyari cyagashyizemo kigasohoka. Usigarana agasebe gatoya, bakagapfuka, bikaba birarangiye. Ngira ngo utumashini ari agashyiramo kariya gapira k'imyaka 3 n'ak'imyaka 5 dusa naho dutandukanye gatoya, ariko mekanisme ni imwe byombi. Nuko winjiza ukagashyiramo. Yari ak'imyaka 5 tuba ari udukoni tubiri, barinjira akagashyiramo, yasohoka mbere yuko akavanamo agahita ajya iruhande, ku buryo tuba tumeze nka V. Kamwe agashyiramo gutya, agasohoka gato, gahita ashyiramo akandi, akaturekeramo, akabashyizemo agapira k'imyaka 5. Ikindi abantu bambaza, none se ni ngombwa ko kajya mu kuboko? Ubushakashatsi bugaragaza ko mu kuboko ariho heza, kuko niho byoroshye kugashyiramo. Udashobora gupfa guhura n'indi mitsi cyangwa ngo ugire ibyo wangiza cyangwa ukomeretsa. Kandi nanone dukurikije uruhu rwaho n'uburyo hakoreshwa, ntabwo gapfa kuba karigita ngo kajye mu nyama cyangwa ngo kajye munsi y'uruhu kinjire mu binure.
niyo mpamvu mu kuboko ari heza, ariko bitabujije yuko n'ahandi hose munsi y'uruhu kahajya. Abamama bamwe cyangwa se abakobwa bamwe badashaka, cyane cyane nk'abadashaka yuko bigaragara, hari abashobora kuvugana n'umuganga akaba yagashyira ahandi hatari ku kuboko, nubwo ari ibintu biba bitemewe cyangwa biri muri risike, ariko birashoboka. Ntabwo ari ukuvuga ngo kahashyize, nk'abagashyira ngo ku itako, bakagashyira munsi y'uruhu noneho ariko ku itako, ku buryo nyine katapfa kugaragara. Byashoboka, karakora, usibye ko bitewe wenda n'ibinure byaho n'iki, efficacy ishobora kugabanukaho gatoya, ariko nta hantu biba bitandukaniye ku bijyanye n'imikorere. Ni ukuvuga ngo mu kiganga tugira ibintu twemeranyijeho twita ko biri universel. Hakorwa ubushakashatsi bakareba ahantu heza ho kugashyira, bakaduha recommendation. Izo recommendation rero tukazikurikiza. Buriya kwa muganga ntabwo umuntu umwe akora icyo yishakiye n'icyo yishakiye. Niyo mpamvu twemeranyije yuko kajya mu kuboko, bibaye byiza kuri runo ruhande rugana ubwo ni face laterale y'ukuboko, ahantu tuzi ko tutari buhure n'imitsi y'amaraso cyangwa se amanavuzi, ku buryo nta kintu umuntu yakwangiza. Ariko ku muntu wagashyira ahandi, yaba kwita ko yaba ahandi, ntacyo byamutwara, usibye ko bishobora kugabanya efficacité yako. Bishobora no gutuma rimwe na rimwe gashobora kugira risike yo kuba kamanuka kakagenda kakava munsi y'uruhu, kagatirimuka, kakaba kajya mu binure cyangwa mu nyama. None se iyo kabuze bigenda bite? Iyo gatirimutse gutyo kakajya munsi y'uruhu cyangwa mu nyama, ubundi ni ibintu bidapfa kubaho. Bishobora kubaho gusa ari uko umuntu yagashyizemo nabi, ubwo ni ukuvuga ngo yagashyize kure, yarinjiye ntiyaguma munsi y'uruhu, ahubwo wenda karibeshya kajya mu nyama cyangwa se munsi kajya mu binure, noneho bigatuma uko umuntu akora muvoma noneho karushaho kujya kure. Rero icyo gihe kugakuramo bishobora kugorana, ariko ntabwo binanirana. Buriya kariya gapira kaba k'imyaka 3 kaba n'ak'imyaka 5, turiya dupira twombi turagaragara buriya kuri radiyo. Tugira donc imisemburo ikoze muri substance bita radio opaque. Radio opaque ni ikintu kibonwa na radiyo. Ni ukuvuga ngo ngiye guca mu cyuma agapira ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo bakabuze, ntabwo ari ukuvuga ngo ntagahari. Icyo gihe ni ukuvuga ngo hano ndi gukoraho sinkumve, bisobanura ngo ntabwo kari hafi, kandi iyo ntakumva bisobanura ngo no kugashakisha biragorana, kuko iyo bagiye kugakuramo hahandi binjiriye niho bakata, bakinjizamo agapense gatoya, bagasa n'abashakishije, bakageraho bakagafata bakagakuramo. Urumva ni ibintu umuntu akora asa n'utakareba. Rero iyo kigiyemo imbere ho gatoya, ushobora kugerageza kugakuramo bikanga, cyangwa se ukagashakisha, wafata ukumva ntabwo ari kufashe, cyangwa se wagerageza guklampa nyine ntukabone. Icyo gihe rero bigenda bite? Hakoreshwa guca mu cyuma muri radiyo, face antérieure na laterale, ukazana amafoto, umuntu akakarokariza ahantu kari, noneho akajya kugashakira aho ari kukabona ku ifoto. Ibyo iyo akenshi bikozwe, akenshi kavamo ni gake cyane. Bashobora kuba bakubaga mu buryo bwo kukubaga bitewe n'agapira. Ni ibintu bidakunze kubaho cyangwa se bidashobora kubaho, kandi nabyo byakubaho ari uko batagashyize aho kagomba kuba kari. Agapira rero ubwo turacyari kuvuga kuri implano ak'imyaka 3 na jadel, ni ukuvuga ak'imyaka 5. Gakora gati iyo imisemburo ikarimo ikugezemo, ikora mu buryo nka butatu. Hari ugutuma umubiri wawe utongera kujya muri ovulation. Amagi yawe aho yarabitse mu dusabo tw'intanga ntazongere guhisha ku buryo asohoka ukaba wasama. Habaho icyo bita anovulation, ukamara igihe nta ovulation iba. Iyo ovulation bitabimo kuba, ni nayo ishobora gutuma akenshi kuri tuno dupira umuntu ashobora kugashyiramo kaba k'imyaka 3 cyangwa imyaka 5, akaba yamara
ushobora no kumara n'amezi nk'atandatu cyangwa umwaka utarajya mu mihango. Hari naho abantu bamwe bavuga ngo ikintu gituma utajya mu mihango ngo imihango ngo iba yarakwipakiyemo ngo ikakugumamo. Ntabwo imihango yipakira, ahubwo ntabwo yirema. Kubera iki? Uburyo gakora mu gusapuresinga ovulation, gatuma icyo bita endometrium, rwa ruhu rwo mu imbere muri uterus hamwe hazava imihango. Ubundi uko ukwezi gushize, uko imisemburo ihinduka, rwa ruhu rw'imbere rwo bita endometrium rurakura, noneho imisemburo yagabanuka bigashedinga, donc bigashwanyagurika, bigasohoka nk'imihango. Ukundi kwezi bikazongera bikazamuka, kwashira bigashwanyagurika, bigasohoka nk'imihango. Iyo rero iyo misemburo ituma bizamuka ngo bikure idahari, hari igihe imihango ihagarara bitewe nuko n'ubundi ya endometrium yawe ntabwo yigeze ikura ngo iproduce imihango. Rero ntabwo ari ukuvuga ngo byaguhezemo, ahubwo nta nubwo biba byigeze byirema. Ikindi nuko bishobora no gutangira intanga binyuriye mu kongera ururenda ruba ku nkondo y'umura, rwo bita cervical mucus, igakomera ku buryo intanga zishobora kubura aho zinyura. Hari uburyo bwinshi rero iyo misemburo ikora, ariko cyane cyane no gutuma hatabaho ovulation no gutuma ururenda rwo muri nyababyeyi ruba thick cyangwa se rukomera, bigatuma intanga zitabasha kugenda mu buryo bworoshye. Hanyuma no gutuma muri nyababyeyi mw'imbere rwa ruhu rwaryo rukora imihango ntirwongera gukura, bigatuma n'ubundi nta buryo bwo kwakira umwana buba buhari. Hari ingaruka zimwe na zimwe abakoresha kano gapira ko mu kuboko bashobora guhura nazo. Hari abavuga ko bashobora kurwara umutwe cyane utarawurwaraga mbere, birashoboka. Ni imwe mu ngaruka zishobora kubaho. Hari kongera ibiro, gashobora kongera ibiro kano gapira ko mu kuboko, haba k'imyaka 3 n'ak'imyaka 5, nubwo biba bitandukanye mu ntuza mu mikorere, ariko ibimenyetso byako byenda kumera kimwe. Hari kongera ibiro, hari kuba wababara umutwe, hari kuzana ibiheri mu maso rimwe na rimwe, ibyo bita acne nka biya by'abantu bakiri batoya. Urebye n'ibyo ngibyo abenshi bavuga. Hari n'abibaza ngo ese hari ingaruka bigira ku mibonano, ku migendekere y'imibonano. Icyo kibazo mu by'ukuri nta ngaruka zifatika. Kubera iki? Hari abashobora gufata kariya gapira ahubwo akaba aribwo barushaho kugira ubushake bw'imibonano, ariko hari n'abo bishobora kugabanuka. Urumva iyo hari ishanjoma y'imisemburo mu mubiri ibayeho, hari igihinduka. Rimwe na rimwe ishanjoma y'imisemburo mu mubiri ushobora gutuma na kumva mood, donc habaho mood changes zishobora kubaho, bikaba bishobora gutuma wumva igikorwa kitakuryoheye, ariko atari ukuvuga ngo ni imisemburo ubwayo, ahubwo mood y'imibonano ntayo. Ariko rero n'ububobere nabwo bushobora kugabanuka kuri bamwe cyangwa bukiyongera ku bandi. Ntabwo izi ngaruka zijyanye cyane cyane n'imibonano ziba kuri bose. Wowe ibishobora kukubaho wowe ubwawe bitandukanye n'ibishobora kuba kuri uriya. Ikindi rero nuko umuntu ashobora kuva mu buryo butari kuri gahunda. Umuntu ashobora kugira imihango iza mu buryo butari kuri gahunda. Hari igihe umuntu ableedinga rimwe na rimwe, bikaza ejo bikaba byagiye, hakaza dukeya, ntibize ngo bize cyane. Ibyo bishobora kubaho haba ku gapira k'imyaka 3 n'ak'imyaka 5. Abenshi bamara amezi menshi cyangwa se imyaka ya mbere nta mihango babona, noneho itangiriye kuza ikagiza nabi. Iyije rero ikaba myinshi kandi ntibihagarare, icyo gihe iyo ije ikaba myinshi kandi ntibihagarare, icyo gihe agapira nyine ugomba kukavanamo, biba byanze nyine, aba ari igihe cyo kukavanamo. Ikindi wenda abantu bajya bambaza ku bijyanye n'udupira two mu kuboko, ni ukwibaza ngo ninde muntu utemerewe kugakoresha. Ninde muntu utemerewe kugakoresha? Cyane cyane twavuga umuntu
asanzwe afite ibibazo byo kuva hato na hato, imihango iza bitari kuri gahunda, ukava uyu munsi ejo bigahagarara, usanzwe ufite icyo kibazo birabujijwe ko wagakoresha kuko gashobora kukongerera ibyo bibazo n'ubundi. Icya kabiri, umuntu wigeze kurwara kanseri y'ibere cyangwa se izindi kanseri nka kanseri ya overe, izindi kanseri zijyana n'imisemburo ya kigore, ntabwo yemerewe gukoresha kano gapira. Ni ukuvuga ngo wararwaye kanseri y'ibere ukayikira, cyangwa se izindi kanseri nk'izo z'abadamu, ugomba kubanza kubaza niba iyo kanseri idafitanye isano n'iyo misemburo. Donc imisemburo y'agapira ishobora gutuma kanseri runaka zikura cyangwa se ntizikure. Nanone umuntu urwaye umwijima, ufite ikibazo cy'umwijima, niba barakubwiye ko urwaye umwijima, yaba amahepatite cyangwa se ibindi bibyimba by'umwijima, cyangwa se ukaba warigeze kugira stroke cyangwa se izindi ndwara zituma imitsi y'amaraso ivura, abantu bigeze kuba kuri iriya miti bita heparine, murayizi, cyangwa se za Rovenox, icyo gihe gukoresha agapira k'imyaka 3 cyangwa k'imyaka 5 ntabwo byaba byemewe. Ikindi rero ni uko kugasamiraho byo ni gake gashoboka, kizeye ku kigero cya 99%, sobanura ngo mu bantu bagakoresheje, niba kakoreshejwe n'abantu 100, umwe wenyine niwe ushobora kugasamiraho. Urumva haba agapira k'imyaka 3 cyangwa imyaka 5 turizewe cyane kugera ku kigero cya 99%, kagakoreshwa n'abantu bumva bishakira umutuzo uhoraho, kubera ko karimo imisemburo, kandi imisemburo ikaba imeze nk'iyo mw'inshinge. Ubundi niba warigeze gukoresha inshinge ntizikugwe nabi, ubwo n'agapira wagashobora. Kandi agapira icyiza nyine kamara igihe, urituriza igihe ushakiye kukavanamo ukakavanamo. Iyo ukavanyemo gusama bitwara igihe kingana iki? Iyo ukavanyemo gusama bishobora kugutwara wenda hagati y'amezi 3 n'amezi 6. Niba nta kindi kibazo ufite, ukaba wakavanyemo, imisemburo wenda ishobora kuguma ikikurimo mu gihe cy'amezi runaka, ariko akenshi hagati y'amezi 3 n'amezi 6 umuntu abasamye, cyangwa se hari nabo bishobora kujya beyond, ariko byibura abenshi bifuza gusama basama byibura mu mwaka wa mbere. Rero uramutse urengeje umwaka nyuma yo kukavanamo ukaba utari gusama, icyo gihe uraza tukareba niba nta kindi kibazo kirimo. Gishobora kuba harimo ibibyimba, hashobora kuba haraziyemo izindi disturbance z'imisemburo, ushobora kuba imiyoborantanga yarazibye nk'uko twigeze kubibona, ibintu bitandukanye. Ndumva ari ibyo ngibyo, ari ayo makuru ku bijyanye n'agapira ko mu kuboko kaba k'imyaka 3 cyangwa se imyaka 5. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzavuga ku bundi buryo, wenda nk'udupira two mumura, inshinge n'ibindi. Uyu munsi reka tugarukira. Niba hari ikindi kibazo ufite ku bijyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro, cyane cyane ku gapira kaba k'imyaka 2 cyangwa k'imyaka 3, watwandikira hano muri comment ukakitubaza, dushobora kuzagisubiza tunyujije ku mashoti, yaba hano kuri YouTube cyangwa se kuri za TikTok n'ahandi. Ibiganiro tugenda dushyiraho tuzajya dusubiza ibibazo byanyu mu tuganiro duto tugenda dushyiraho. Murakoze. Yari Dr. Estaike Muganga. Niba wifuza kwivuza ushobora kutwandikira kuri no nimero, cyangwa se ukanyura ku rubuga rwa wa3.kwivuza.com, ahanditse vugana na muganga, ugasiga ubutumwa bwawe hanyuma tukagufasha. Murakoze. Yari Dr. Estaike Muganga, naho ubutaha.